Banyarwandakazi, Marishal arafunze. Uyu nguyu ni nyuma yuko yakoranye n'uwo bita Chita nkamubuza kanga. Chita aramugambaniye nkuko yagambaniye Sabe. Chita ni umuriganya, yaramuriganije nkuko ariganije Sabe. Marishal arafunze. Marishal narabivuze. Marishal gufungwa kwawe narabikubwiye. Marishal narakubwiye ntago bintunguye. Narakubwiye nti umuntu uri kumwe nawe Chita ntabwo ari umuntu. Chita azakugambanira bagufunge. Ibi byose bizaza gusanga ibintu Chita biri inyuma. Chita uyu nguyu yafungishije Sabe yaramuvanye mu buhungiro muri Kenya akamugarura mu Rwanda akamuhesha akaza kongera kuba umugabo. Chita akamugambanira akanyuma y'aba bakobwa ngo none ari kumva wa mukobwa ngo agiye kwiyahura. Ariko ibintu biri kubera muri mujyi wa Kigali. Ariko mu byamamare babiroze. Waho ni ngwino ndebe ninde. Waho ndi munyibutse. Wagiye kwiyahura. Kandi uyu nguyu niwe Chita yarongoraga Chita mutwaye Buganda murongo erega Chita tera umwako wowe wajyanye igihe Sabe yarongoraga mukuru wawe uyu nguyu yajyanye na Chita ibugande amakuru mfite ngo bajyanye ibugande ngo bagezeyo ngo bakoresha icyumba kimwe agutera umwako waryabana na Chita ukabana n'umugabo Chita umeze nk'imakara Chita mpinga nzima urakoze cyane uyu mpinga nzima ngo bigeze kujya ngo mu butembere i Kampala ajana na Chita no guteye umwako Chita nta keza ke Chita dore abibabwira dore Chita yagambaniye Sabe wamuhesheje umugata akamugira icyari cyo akagifata akakivana ingoyo cyaragiye kwidekerera muri Kenya akakigarura dore amaze kwishyiraho wigi nako plante bya bindi binuka ku mutwe araje agambanira Sabe nyuma yo kugambanira Sabe dore agambaniye Marishal yababwira abantu bakanga kunyumva dore ngo ni we Chita mureke dukomeze inkuru tusaba makoyini mureke nsabiriza makoyini ishari rigwishanye nyiraryo kugasi bizendinga app bigera bimuhinduka yo Godfather Pastor Kim avuze kugiye kubona amafaranga namubwira cyo kunyara mu matwi nawe kabona ishyano mubwira ko areke kuza kunduhira mu matwi ambwira amafaranga se namwe aho mwamenyeye ko amafaranga akora byose suye mugiye gukanga abantu bakangisha ubuntu bw'amafaranga amafaranga ntabwo ari buri kimwe my friend genda mubwire ngo nawe yabona ndeki sense ariko ninde wakubabaje ngo tumucikiro keretse acitse umutima ukavamo Jesus itabare man cyangwa agacase inyuma karongora nyina erega buriye ntabwo umugabo oya ariko yacana nyina inyuma akacumitana nasi cyo cyoroshye kandi riri nzakugura bye Riri thank you so much sisi wanshinziwe mureke kuza kumvugiramo uri gushimira ibintu by'ubukwenda kumanura ago kandireho hasi cyangwa ugiye gufungura bwa pano bwanyu bw'abantu babiri bagera bagiye kukandiraho no sense uramvugira mushimira ubuntu bw'ubutima ibi bintu by'amakorera ubundi nibyo byatumye bizanga buri akazanga ukajya gusanga buri wese arimo kugira mubwire ngo amafaranga nagenda yabona ndeke nahanga hamuheriye mutangiye gushaka kumanipira abantu mabwira ko bagiye kubone kuko muzi ko abantu bose kuri isi barangajwe imbere no gushaka imitungo y'ibyisi nayo amafaranga yatwa abantu umutima ibintu byose mujya gukangisha mukabakangisha ko bagiye kubona amafaranga ntayo nshaka ngiye n'ubwego nawe yabona yahereza umuryango urayakeneye no sense wese arayanze kihamba cy'igipasiteri ejo bundi cyaraje hano ngo kigiye guhanura ngo Godfather ngugira amagambo atameshe ugiye kumenyerera kuri pano yanjye ngo Imana igiye ibyo bintu by'usikama bwanyu ugiye kumpanurira ngo ntabwo nshobotse uze kumve yuka naza kugusubiza ngo wiburana n'Imana aranyeko mwarakibonye kira gipasiteri cyejo uhituza ngo Godfather ngo reka Imana ivuge vugeshe ndori birenge Imana iza kuvuga ikaza kukunyura mu musikama nkawe uri gucumita abana babandi ibi pasiteri ntibyirwa birongora utwana bigira ntihazagira umuntu uza kunsukaho gripe urumva so here's the thing muri iyi minsi za ndashaka kwambaraho ndashaka ndimo ku applying imyuka mibi ikaza nkazayambara ikankoresha mwese nkabacura bufuni na buhoro urumva nkabacura bufuni na buhoro uko naje gusanga u applying amahoro cyane the way you being too nice ibyo ngibyo bikoresha nk'intwaro ikurimbura kandi Godfather buriya hari ijambo rimwe nemera nuko umwanzi wawe uwabonye nk'umwanzi wawe numuca urwaho ukabona ukuntu mukoma uje umujyanjagurana amagufwa ye uyamenagure
ubikore umaking sure ku buryo atazigara yongera kweguka cyangwa ngo yegure umutwe agira imbaraga zizongera kukurwanya. Niyo mpamvu if you try me I will make sure ko ugiye kubyagira amageragero ukazava bamaze kuguhamburinga. Ya kandi nkabikora mu buryo utazigera ntabwo ndi kuvuga ko ndi umuntu mubi, ndi umwana mwiza burago dufatanye na mutanabizi, ariko ntuzakora ikosa ryo gushaka kurira imbere y'umwanzi wawe, umuntu utakwifuriza cyeza, uwo nguwo ujye ushaka imbaraga zimurimburana n'ibye byose. Urumva hano hari ibigushu bidafite roho nzima. Ariko njya nyiberwa nk'ikigo kiba gishaka kuzana ihangana kuri social media. My friend, twe twakuriye mu ntambara, mwe mwagiye mukoresha ubundi ntambara yararangiye na genocide yararangiye mu Rwanda, ku buryo mwisanga mushobora kubyuka musanga amatara jusqu'à aujourd'hui. Bora twagize abantu twavukiye mu Burasirazuba bwa Kongo twahuye n'ibyago by'uko kuva twavuka n'uyu munsi ari urugendo rw'intambara gusa. Intambara reality y'ubuzima, tuba mu buzima bw'intambara, abantu bakurira mu mashitingi jusqu'à aujourd'hui. Warangiza ukaza kuntaho inkonda za nido ahari ugashaka kuza gufesinga Godfather ku ahangaha mpita nterura nga transforminga ibyo byose nakugenda kiyo myaka 30 nkaza nkabikurundaho, ntabwo ushobora kuncika bro. I saw this motherfuckers ibicucu bitigeze bibaho birahangaha biva mu ndege bijya mu yindi, birahangaha biza bikaza kuntera iseseme Bambareba none najya kureba ibigushu byanga kuza no kubwanuka kuri social media. Mvuye mu ntambara Kamishi, we wambonye aha kuri TikTok. You have no idea what I passed through ku zindi platform. Uzaje kuri Twitter bakubwira ibya Godfather. Rwanye intambara bagira naho bancinja Pegasus ni application y'abamaneko b'abanyayisiraheli igura miliyoni y'amadolari. Intera hamwe zinshinja ko nyifite ngo nyikoresha. Nanyuze muri byinshi. Iyo ndebye rero abantu bari kuza gucana katodo, wanaranyuze mu itanura rya maguma yo mu Kirunga, urimo kunyumva, nkabitegereza nkareba ibi bikogi bishaka kuzana. Nabaye too nice kuri imihanda, ndagenda mba too nice, but go ask who I am bro. Ndaguhiga nkakuvuna magufwa ayajanjagura kutazigera weguka. Do not try me. Oza hari ukuntu wafata nk'akazina kanyo kugatambika amahanga akabariwe ncumita kumanyoko, fata bloke nagajaza kuntayikimwira kumera nyoko, fata kumatumu kagapfi. Oya namuborotse. So naje gusanga urimo kumva maze igihe kirekire nafashe umwanya wo guceceka gato muri iyi minsi. I come find out uko buri wese bro hari ukuntu umuntu buri hari ukuntu njanigira ikigoryi. I come find out everybody on this platform nokaza kuri zingegera zisenga bose they're doing a business, babikora as a business bro. Urimo kunyumva, there is no more love. Nta rukundo ruba kuri iyi mihanda, nta rukundo ruba kuri iyi mihanda. Urukumva nta rukundo ruba kuri iyi mihanda. Akankuburoke baberanyoko one akantu gato mpita nguta broke byihuse, ntabwo bafitiye umwanya wo kuza kuntera iseseme bro. Thank you Kete, mushyiramo hati. Naje gusanga nta rukundo tugira kuri iyi mihanda. Ndatunguwe nibwo ukibimenya. Oya yagoye ntabwo aribwo nkibimenya, ntabwo aribwo ndabizi ibidafite ihungabana ndabimenyereye cyane. Nsanzwe nanabizi cyane, bizi cyane bura gufata ntabwo ndi igicucu nkuko mubitekereza bro. Narababwiye nkiva kuri Twitter ndavuga ati reka zifataho break, ndavuga mpisemo kuba ikigoryo kugira ngo mbe ikibazo. Ariko rero kwantu mubera ibigoryo, ahubwo ntabwo yidire found out uko nahindutse ikigoryo kuko nabihisemo, nihinduye ikigoryo ku bushake. Kangaruke gato abenshi muri mwe
ibyo muvugira mu bikari ndabimenya. Godfather nicyo kintu nashobora kubura, wanyima n'amakoini yawe ukanyima ubufaranga bwawe, ariko nkakugiraho amakuru. Nkunda amakuru kurusha ikindi cyose. Iyo ngufiteho amakuru bimfasha kumenya kubana nawe, kumenya kukubara. Ndabazi mwese, every single word muvuga inyuma mu bikari, any comment yose. Icyo nkundira umunyarwanda, abanyarwanda bo bitwara igihe kitarenze amasaha 24 kugira ngo ibanga yabikishwa amaze kuri menero barivuzeho. So you motherfuckers, buri kantu kose bangafite, buri kantu kose ndakazi, buri kantu kose, even you pretending to be my friend cyangwa pretending ko muri ku ruhande rwa Godfather. I know you motherfuckers, you are not. Ibyo ndabizi. Nabyise mu gitondo ejo urimo kunyumva, uriya njya mfata akanya kanjye ngafata kandi ka telefone naguze ko gukora operation Bimana Mboka. Iyo ni operation nahisemo kujya nkora, nkajya kuranga bati impumeko imeze gute, ngapeku imihanda nkabareba mwese, ndabitegereza ndabareba mwese, muragakubitwa n'inkuba, mwese murakarwara uruheri ku kibuno, naje kubamenya ngo gahamba mwe. Nobody man, hari igihe ujure ibintu ukitegereza ibintu bari kose ibindi kurota nibyo. Is this motherfucker wa muntu twari turi kumubwira ati Godfather nkabareba nkavuga nti reka mbabwire. Ubundi umunyarwanda aciye umugani ngo umuntu nakubwira ko akwanga uzamubwira uhishe kubizi, ariko se reka mbabwire, ubwo nanjye nzabahishe ko mbuzi munyanga mutanga mwanzi mwo kapfa mwe munyanga mutanzi. So the thing is, Godfather ndakasa mutwe bro, urimo kumva? You know how many people na brotse Kamishi waramutse akara kujya kureba umunyarwanda, dore indirimo Kamishi yabaririmbye bro, nta numwe ushobora kumufollowinga hano, dore ari kuri 0 n'izina ry'Imana, nta numwe ushobora gufollowinga ariko abanyarwanda muri nje kuguhumuriza mani nde wakurakaje. Kamishi reka nkubwire, urumva nta wandakaje. Hari ukuntu ngira gutya nga collectinga amakuru, nkaya collectinga urukumva, ngahita nkaciramo nk'igi snitch, cyarangiza kikaza kikanyereza Godfather I love you rakakundu. Ariko noneho kugira ngo urebe ahantu ko abantu babera n'ibigoryi, ariko uzi umuntu uza kukubwira ngo aragukunda atakuzi kabi. Nagakunda wo akunda brand ya brand okay. Bashye Kamishi hari ibintu nk'ubu, bari ibintu naraye numvishe, hari ibintu njambona umukumva bro. Imyaka 2, thank you Emeline. Imyaka 2 maze kuri iyi platform ntirengara, n'izina ry'Imana Godfather nafashe diamond zimbamo ndazizirika, urumva? Ndakumva. Ubundi Godfather mfuzwe muri violence. Ndo umunyarwanda buriya ntabwo ngiye nkunda amahoro cyane, buriya no gukunda amahoro muri abantu ni bibi, urimo kumva? N'ijambo ry'Imana rirabivuze ngo ntuzigere banayivu, ntuzaba umunyantege nke. Oya, udafite ubushobozi bwo kuba aggressive ntabwo buri umugabo. Ziri kubyumva. Ariko naraje hano apana ubugangati bw'amakoini, ngiye buri hari n'abantu bajya bampereza intare nk'ababoroka. Ntabwo wazana ibintu by'ubugoryi bugifite, ntabwo ngiye buri bavanaho brand yanjye, urimo kumva? Kuko those motherfuckers usanga ari ahangaha, dufite abantu bari really dangerous, ariko batanabizi. Turi kumwe? Uwo muntu akashobora kwihisha inyuma y'ubwo bushobozi buke afite, kuko abenshi buriya nabahanya. Buriya abantu zari abantu bahangaha nta bakire dufite, nyamuca nyinshi ahangaha buriya n'abati ntabwo agira inzara zo kwishimana nka Godfather hano, urimo kumva? Ariko iyo asuza akanutsa nko munsi yafite ukuntu yashimye kudufaranga kaza abashaka kugira ngo guhita gushyira ikiziriko mu ijosi akurura avuga ati wayareka kunyura iburyo nyura ibumoso. Ntabwo Godfather bikunda niyo wabaye miliyoni ndaguha nyoko nukora ibintu by'ubugoryi. Turi kumwe? Hano hariho abantu niba bakora imibonano mpuzabitsina ryari ngo baruhuke mu mutwe, reka da ari mu mateko, ari mu tugambo, mu bintu biraho ngaho bidashinga dafatika. Kibaza nkawe Imana yarakuremye cyangwa yohereje spare part ukorwa n'umwana w'umuntu, kututabikandishanga. Kibaza
ibi biremwa ni ibiremwa byakozwe n'Uwiteka, ni ibiremwa byaje ari ntuza babiteranyiriza mu Rwanda nka za modoka, ni ibiremwa bimeze nka telefone z'inshinwa. Ibi biremwa ni ibiremwa nk'uko nanjye ndi ikiremwa nkabishaka nkabibura. Ko umuntu aza agaturika akarira akakubwira ukuntu maze kubarambirwa abantu baba snitch motherfuckers, get out of my life man, na zeno I have no room for you. ariko man ukeneye gukizwa abantu bakakurakaza ngo urutukane. Gukizwa ntabwo nkeneye gukizwa imbere y'aba bakobanyi, kandi njyewe niyo nakizwa nemera isezerano rya kera, ijisho rihorerwa irindi. Ibi ngibi byo kuvuga ngo umuntu azakubita urushyi ku musaya utega uwundi nawe ukubite, reka mujye mutega iyanyu nanjye nyikubite. Ntabwo nzigira ntega umusaya imbere y'umunyabyaha, sinzatega umusaya imbere ya nyamunsi hano, sinzatega imbere umusaya imbere y'umudayimoni. Never, that is not me. Buriya erega banapfushira nyuze iruhande kabishi, bananyuze iruhande ntutekereze ko banapfuye kuza gutya, kuko njye ntabwo njya mpanira abantu hano. Ubundi njyewe iyo ngiye kuhana umuntu ikintu nkora, ndagufata niyihe ndwara ije kwinjira ukikanga uri guhamagara 911, niyihe ndwara itungurana yatangiye ari buhoro buhoro. Ndagufata buhoro nkagutereka ahantu ugasanga udashobora kugira balance yo guhagarara ugahita wicara. I humble that person. So ndabafita what I do, ntabwo ndi kubahereza intege. What I do, mutapinge screen erega mukanya ndavuga amazina y'izi nyana zimbwa. Kamaze nkwe koka nimbyibuha nzambara amabubu. Urumva tuzambara indi mibiri mu ijoro, umugambi w'ijoro. Nzambara undi mubiri, erega Imana izadutiza undi mubiri nituva kuri uyu nguyu ntabwo tuzawuhorana, sinzi niba ubizi. Biranditse. Nzambara undi mubiri, ariko njye ntabwo nkeneye umubiri umwana w'umuntu, bazanyitiriza umubiri w'intuza wa krokodile. Nibwo nabana ndamutse garutse nko muri iyi si, nasaba Imana ikampereza umubiri nk'wa krokodile kugira ngo mbashe kubana n'abakanda nzugi. Imana izantize nk'umubiri w'ingona, cyangwa izantize nk'umubiri w'imvubu. Ega kubana n'abantu bambaye umubiri w'umwana w'umuntu biragoye. Ntabwo ari abantu kamishi ndi kubikubwira wowe have no idea. Ntabyo nzi imihanda ubonye ukuntu nyicaho ngemba nguruka. Ariko nyine we ntabwo mvuze ko ibintu ari bibi, ibintu ni sawa. Ngo batangiye kuvuga shere wacu se Keza. Keza koze iki? Ubu barimo barakuneka barashaka ko uvuga amazina ngo uyitwa Ngorane bangwa. Njye nikundira Keza tu. Keza ntari birya mama. Keza ni umunyamahoro. Keza aratuje, Keza ntari birya. Ese urabizi ko ingona itagifa? Ingona irapfa. Oya, ingona ni icyo gisimba cya kuva mu gihe cya dinosaur kitaci. Ni ingona ishobora kuba hitarya kamara mwaka itararya ntipfe. Uwo niwe ni ahungeta mukabaguma mu buzima nk'isereri. Mfite mani hano hari abagore bari very sensitive. Hano hari daimoni zigenda, kandi noneho yabicecetse bagenda buhoro ari ku munsi gashiga yakiguye. Ibizimu by'iyo hepfo ahantu bita Gacayi za Masisasi bikanyurira rukuntu uburozi bwaho n'amandayima yawo ageza gutya akambyukiramo, nyabingi zaho zikambyukiramo. Nzabirukankana imihanda yose Godfather, buriya nkunda violence yo byabaye ngombwa. Hari igihe nzabyuka mu gitondo nigize ikiwerewere, mfate kinubi ngende bacimbura amano. Fucking praying with me. Hari dufite daimoni hano. Buriya kamishi ntukagira ibyago byo kugirane byo kwengeginga n'umuntu utakoze imibonano mpuzabitsina ngo arangize. Ndabafite ibibazo byombi, ndabafite mwese. Rero mwese niba byabwira ngo dufata ngo I have no friend,
muzima mubibabwira buri munsi ni ukukwibutsa ko you cannot manipulate me. Uzi ko wamaze kunshyira mu murongo wawe, wamaze kumpereza icyo bita karyo ukumve bakita gute? Ari ubugari bita indaramabuno. Umugore afata ubugari, igitore cy'ubugari akagishyira mu gitsina kikarabo mu gitondo akakigutamika. Ngo baguhaye inzaratsi. Inzaratsi yampera inzaratsi kuri telefone bigakunda se? Inzaratsi waba barampaye n'iz'ubukoyine kandi ntabwo ubwo bukoyine ntabwo uzo zamfata. Ntabwo wampa inzaratsi z'ubukoyine ngo zimfate. Urumva Godfather ndara amajoro ndi kujya gushaka ibikoroto kugira ngo mbashe kubaho. Urumva ndebe niba ako kazu umuntu yagahagarika kabishe ntabwo biba byoroshye urabizi. Urumva hano dufite abantu barwaye indwara bita ya kurura dishidizoda. Ni indwara ikabije isunikira abantu guhungira kuri telefone. Urumva ko giva? Abo ngabo rero nzi kubana nabo, ndabazi, ariko hari nk'ikigo kigenda kikajya gukora comment 1 2 3. Umva rero babwire, niba uzi kujya kuri telefone 1 2 3 uvuga kuri Godfather, ni nko kuza kubimbwira kuko biragoye cyane kugira ngo ugende ujye kuvuga ubwo bugoryi 1 2 3 bitarangeraho. Bingeraho icyo nkora ndabita nguhamagara nkakubwira ko ngukunda. That is me. Kakubwira ko ngukunda ngo nkutegereza igihe cya nyacyo kazakuranduramo inzara. Erega jewe inzara nkazicimbura nkazikuramo kuko you so fucking dumb. You so fucking weird. Ndabazi. Niyo mpamvu reba nizamurira umwana nka Kate nkamubwira ntisuza akamisha kuririmbire ngo fatigué ongerere gutera imitoma uteteshe Kasita Museveni semwando Kasita Museveni yarahiye. Urimo kumva? Umva rero mwambura mukoro mwe, umva rero mwabantu mwe mwirirwa ahangaha nta kindi kintu murimo muri mu buntu bw'ubutikutiku. Nuko njyewe diamond zitaranyuzura nabaye nziziritse ariko umunsi nazizituye ziba zimeze nk'imbwa zitarenza zibashumiriza. Ntangire kubahindamo ubudehe nibwo muzabona ko Godfather burya umuntu agira uruhande rwiza n'uruhande rubi. Nzabasukamo imyuka mibi imere nk'igihu kinjiye ahantu hari umucyo, ibirukankemo igende nibwo muzavuga ati kumbe twabanaga na Diamond tutabizi. Ntabwo giye ndi mwiza cyane by the way. Yamutarimo nabizi ntabwo amuroda too fine. Ntabwo ari ukomeze kuko kubana namwe biragoye cyane. Ntabwo muri beza bo kubana nawe ko nta kintu ntabahaye, ko nagerageje kubereka uruhande n'umutima mwiza, ko nagerageje kuba too nice, ko nagerageje gupreterenganya ncini kamenyo nk'ababazungu kari ntishimye, ko nagerageje kujya ariko se aba bantu ari kubwira nibura urababwira inbox biri kunyumva kandi bihere kuri wega nawe unyumve niba nawe ntagize ikibazo ngiye niba ukimbwiye straight sharijeri yawe warayimbwiye twarakemutse hari ikindi weya mba ndi kujijisha kugira ngo bitanyumva. Ubwo nukumva erega iyo uvuze izina ry'umuntu gihita kikujya kure kuri utazabona uburyo ukirimbura kujya ukihanyina. Ariko ujya urinda umutima wawe ntugategure guhemuka umuntu akumenyera. Oya hari umva urukumva ibi bigushu urimo kunyumva izi kosho de la forêt izi ngurube z'ishyamba hari ikintu utazi kamishi urimo kumva. Ariko reka nkubaze kabi, ariko uzi umuntu ushobora kubura ibitozi kikarara kivuga bwe ku muntu nje mpita nimagine ngahita nabara nk'inkweto z'umuntu wenda bahuye basangiye urimo kunyumva. Afiteho access, afiteho amakuru. Uzi ikintu amukora amushinga uruhindu mu kibuno umuntu agapfa yumva. Sinzi kubyumva. Ariko tugendana imyuka yacu aho tujya hose ntabwo duhinduka. Gute? Nuvuga ngo abasanzwe ari uko ameze wowe ukaza uri wakangaho ujemo n'ubundi naho yajya niba agusebya uyu munsi nta muntu ngewe reka cyane buriya nunareba buriya ngiye ndi muvugizi wa rubanda nunandeba uzareba ibyo ngibyo mbivuga urimo kunyumva.
ibingibi uzareba mushyiremo imbaraga za abantu bazamuke muzamuke nge uzareba ibyo akenshi ibyo mbivuga urimo kunyumva usanga ari nko kuri case yabaye ku wundi muntu nzi bakoreye ibintu by'ubugome bro urukumva le miracle ariko uzi ko abantu basunikira abandi kwiyahura abandi kwiyahura nkabireba nkabyitegereza nkavuga ni Godfather ni gute nisanze muri ubu buzima bombo clatipusity ngiye reka mbabwire banyarwanda gerageza uzamure n'abagabo dore ugiye kwegereza abagore basa ndigiye abagabo cyangwa tugira abagabo k'umugabo ari umwe ko ari Godfather wenda na Kamishi n'abandi nka babiri mwebwe muri aho hasi muri abo babiri urimo nawe uri muri abo babiri urukumva muri abo babiri wowe muntu uri hasi urimo so nibyo ariko byasaba Imana uko nyumva sinzigere mbagira umuntu kuri iyi mihanda sinzigere mbagira umuntu kuri iyi mihanda kuko nibwo bwa mbere iyi platform izacumbaho umuriro bro urimo kumva nibwo bwa mbere iyi platform izacumbaho umuriro mukabibona kandi muzabireba mufunye mike zanyu abantu bato mufunye mike zanyu icyo kuko sote bizigende bakabaze ndi kurota Godfather nkijijisha nkabireba ngasa nk'utabibonye ariko narabarambiwe mwabagore mwe narabarambiwe hano hari ikintu cyitwa abagore kigira uruga hano hari abagabo bambaye ingutiya bajya mu mihango nk'abagore ndabafite barahari mfite abagabo bajya mu maregre bro nzabakona simwe mukunda igitsina kubi nzabakona kandi bagukunda nk'urukiko barankunda bo gakunda ubusuri ntabwo bankundiraga ibintu byanga byinshi byarahungabanye usanga bidafite ahantu bihungira nta rukundo mujye mutandukanya urukundo no guhurura no kwa bintu badafite ahantu bagerega nahindutse erega nasimbuye mwana funzi na muhire munana basigiye banyumva nk'icyegeranyo biba bizanga bikanyumva nk'icyegeranyo ariko byaragiza bikagenda bidurura utugambo hirya no hino bikangiye batama inkuru ndababwiye barahurura ntabwo bankunda niyo mpamvu uzarebe nagiye ikigo kimwe Godfather ngo ndagukunda genda ukuntu wo mu muryango wanyu ni gute mukunda umuntu mutazi isura muretse uburyarya n'ubugoryi nta bantu bo mu miryango yanyu muturanye nta baturanyi mufite wagenda ugahura nawe ukamukunda ukaza gukunda umuntu utazi sinkeneye urukundo rwanyu ibi nabibabwiye kuva mbere I don't need anybody's love no ibi bintu njya bibasobanura kugira ngo tubashye kubana munyumva sindi inshuti yanyu nta na friendship nkeneye kuri mwe never ibi nabibabwiye kuva mbere mureke tubane nk'abantu duhurira kuri platform nzi ku isaha yari yose diamond ni kwinjira ushobora kungirira nabi ibyo tuye tubana mubizi I don't need any friend on this platform nibyo njya babwira ikintu tuzakora ni kimwe nzaza nkubita inkuru audience radio ibaho ikagifungura igatangaza amakuru igashyiraho ibitaramo igakora ibyo ikora byose ntabwo igira inshuti mujye mufata nka radio urabyuka mu gitondo ukayumva ejo ukahindura ugaswitch ukajya kumva Kiss FM cyangwa wabisha ukagarura urushinge ukagaruka kuri contact ntabwo radio complaining ngo wanyumvishe ntiwanyumvishe mujye mumfata nka radio sinkeneye inshuti muri mwe urumva ngo batamva wanda ingo batangiye kumucaho so icyo mabwiye ni kirero iki kintu cyo kumva ko ngiye sinkeneye inshuti muri mwebwe nta rukundo rwanyu nkeneye muzakunda ibyo nkora mumfate nka radio ntigira isura Godfather singira isura tubane gutyo mujye munkunda nka radio uzu tuning in nibikurambira utumuko ho bagira ugende baberanyuko ibingibi ikintu kizwe bizagufasha ntabwo ariko ibingibi byo kwikubanaho
impamvu ntaje mu ishusho yanjye ngo nze mbiyereke nuko ntari nkeneye urukundo n'ubushuti hagati yanyu. Nobody's love I need on this platform. Mfite abaturanyi mbana nabo, mfite umuryango nkomokamo. I have people who we can engage, tukengaginga tukaba inshuti. Sinaje gushaka ubushuti muri mwe, sinaje gushaka, nta bushuti bwanyu nkeneye. I don't need, simba keneye ubushuti. Niyo mpamvu go and check. Njyewe ndi nka radio, icyo mbahereza inkuru, nkabaha platform. Niyo mpamvu I follow nobody. Hello? Pesa mahane gato manza nshimira abantu bantayemo. Ndabona banyibutse mu kanya bamaze kuncaho bose baza bareba riri. Nuko ntari umugore w'inzobe. So thank you very much. Kugira ngo nkwereke ko abanyarwanda ari ibitangaza kamwe. Wari umaze iminsi utadutuka twari tubikumbuye. Tuzajya tukwihomaho. Babarira unyumvire. Wabibonye? You guys are toxic nyine ngo nuko mwibaniye. Wabumvishe? Kamishi ninjya nkubwira ibintu uje wumva ko ntabwo okay sinjya mpubuka. Si mukanyarwanda ndababwira amazina y'izi nyarazimba. Ndababwira amazina y'izi nyangarwanda kuko I have no ariko God imana narakijijwe urimo kumva. Aba bahanya bose naje gusanga abacuruzi b'amarangamutima biza kunsindiraho no kuza questinga time kuri Godfather n'iryari mbabwira ko nta sano mfitanye namwe. Hari urukundo rwanyu nkeneye bro. Ibi ngibi urukundo ni iki bundi? Urukundo se? Impamvu nkoresha ijambo urukundo nuko aba bakanda nzugi babeshya abantu ko bakunda ko ari urukundo kandi nta batazi definition y'urukundo kami. Ntabwo bazi definition y'urukundo. Dore nk'ibi ngibi nk'ikintu kiraza hano cyaba cyakunze programme ya cyangwa nibi ngibi nkora. Godfather turagukunda. Godfather urankunda cyangwa urikunda? Uza hano ukanyurwa ngakora ibijyanye n'amarangamutima yawe. Namaze kumenya ko mukunda junk food, mukunda fast food, mudakunda organic food. Nibyo nirirwa mba feedinga mukaza hangaha aba diaspora bifite ihunga bana bifite irunguri kabije bikazanga bikahabyagira kabiha show. Urumva iri live byarangiza bikabyita urukundo. Nge simba kunda, ntabwo bakunda. Naba mbabiri none se gute nkunda ibihumbi 200? Ni gute umbwira ko nkunda ibihumbi 200? Uwo mutima ndawukura he? N'umukobwa dukunda namuburira umwanya ari umwe. Uzi kiza cya bino bintu bya no gorima mahane. Ufite self awareness nyinshi cyane abastar benshi babura kandi bagera ukibeshya ko ukunzwe utazi ko bakunze brand yawe cyangwa bikunze nko kubivuze neza. Suretse uburyarya Kamishi ndi ikigoryi gihubingana bite ku buryo umushenza ambwira ngo arankunda atanzi. Akunda ibyo ukora. Nibyo nkora ntabwo babikunda, barikunda. That's the big problem tugira. Nibyo nibikise nkora. Nyine babaha amafiriti. Ni iki nkora bakunda uretse ko barozwe. Bakunda iki? Ese kuki ubikoraho niba mba ntacyo ukora? Ndabikora ngo iki niko bitekereza. Nyine navuze ngo ntabwo uzi ntacyo ukora ariko ngenzi ko hari icyo ukora nawe urabizi ko hari icyo ukora. Ibyo rero iba bari kubivuga gutya turi kumwe rega nta muntu ukora ikintu kizima ngo avuge ko agikora. Urareka abantu society kaza amateka kazabivuga warapfuye. Niyo mpamvu yanga yasobanuye amasa tukatwara uzundi musobanuzi nkawe. Nabiri umuntu ajye bikirwa biduhira ariko nabuze na kimwe nakumva filime yakisobanuye nk'iya yanga. Urumva niyo mpamvu Iva Bravani yaririmbye akagenda. Ngiyewe rero ntabwo Imana yampaye ijwi ariko yankojeje ikara ku munwa. Urabufite byo ntabwo nari mbizi ko ari umuntu ufite umunwa ungana gutya. Ndawufite umunwa ndawufite kandi bura ntabwo nari navuga. Ntabwo nari natangira kuvuga Kamisha igihe kizagera nkavuga. Urumva igihe kizagera nkaturika nkabwanuka nkavuga. Urumva mutinga wabiciwe. Hari igihe kizagera nkavuga. Urumva nkavuga koko. Naho ibi bigushu ngiyewe reka nze nkubwire kuko nzi ko nta keza kanyu. Ntago ngo ndifata ngo twagiye kuri pano mwaje hano kubera inyungu zanyu, ntago bamaje kubera inyungu zanjye. Impamvu muri hano ku nyungu zanyu niba mugiye ntago nzigera mbinginga mwiki.
mwanzaniye icyo uretse kuza kubyagira hano nanjye ngaturagurika nkavanga ntashobora no guhumeka. urimo kumva ngahibaze ngo hari ukuntu ibi biboro niyo mpamvu ibiboro by'ibikweni nzana bifunga kugira ngo nongere kugira ku mwimerere wanjye ibi bihamba by'ubukoyini. Erega ngo difata aya makweni ko muyama kongera kubitanga nzareka kubitanga. Urimo kunyumva mwamaze kugira ubucuruzi, mwamaze kubigira ubucuruzi, mwamaze kubigira business. Godfather mfite ubundi buryo ngiye nshobora kubona nk'amafaranga, ntabwo ubukoyini nabwo bwanzanye hano nubwo nabwo buryoha. Aba bantu rero ubu ngubu iyo babwiye gutya babahaye kano ka message kugira ngo mugende babwire ngo ntimukaze nta kintu na kimwe. Noneho aba bahanya bafite ukuntu bashaka kumanipira abantu n'ubuntu bw'ubufaranga, ubuntu noneho ubutindi gasani bw'ubukoyini. Umuntu akaza uraza kundenduraho ikimwira kubera ubushita bw'ubukoyini. I'll come after you. What I do, ndakwiyegereza nkagutereka ahantu nk'umuntu uteretse umupira wa golf, nkagukupita shoti ku buryo utari bugaruke. Nongere mbibutsa kandi kantu mbere yuko nikomereza gahunda yo gusabiriza, ako se ko manje ko babaga murongera kunkandaho, ngo dufata nanjye umuntu wanjye uzankoraho. Mu byihorere mu bikane cyangwa bireke ngo gahambamwe n'ubundi ntakaza kayipa. N'ubundi naje gusanga n'ubushita bw'ubufaranga bwanyu mugenda mukanda ku muntu nta kintu bumarira umuntu, mugoma n'uburoro bwanyu isiki. Haryo ngo zareke kuvuga kugira ngo muzankandeho, muragakandwa amaso umwe muri abahese mwabatindi mwe ko nta nibyo mufite mukanda, mugoma n'ubwangati bwanyu reka kuvugira nyiramuvumbi kumuvumba mugoma n'ubushita bwanyu, ariko mujye muri kamarabure. So rero kuvuga ngo urimo uransetsa biramupango. ugomba guseka, ugomba guseka bara mu mpano ngira. Urimo kumva mu mpano ngira bura no gusetsa zibamo, urumva no gusetsa ngiye iyo mpano ndayigira. Mbashaka kugira ngo ndabure bino bigushu. Urimo kumva dufite ikintu bita cochon de la forêt. Biroroshye ngewe ntabwo ngewe burari bari abantu uwo waba uri we wese upfa kuba washyize mu mboni zawe, ubwo difata mpita nguhereza ikintu bita igihandure nkaguhunga nkagenda, ubundi nkagukorera icyo bita dogingi nkakuzunguruka, namara kugukacira kukubona nkagaruka neza. Byantwara umwaka, byantwara 2, byantwara ukwezi, byantwara icyumweru, igihe nkumanje kubona imbunda zo kukurasa. Bro ndagukubita nkaza kuguhoza. Ndagukubita ukayoga ikigukubisa undi nkaza kuguhoza. Waba aho waba uherereye hose, waba ufite ubushobozi waba udafite ubushobozi, kuko niba ari ikintu cyabera natasobanukiwe, reka mbibutse ko ngende mu bantu bigisha. Fata umwanya ngasoma mani, fata umwanya nkajya online, nkajya kuri internet ngasoma ibyegeranyo. Barakubwira ko mu 2021 mu Bwongereza, mu gihugu cy'Ubwongereza honyine hapfuye urubyiruko 8,000 biyahuye kubera social media. Muri kumva icyo kintu? 8,000 bariyahuye kubera iyi social media. Ngiyewe nabonye aho iyi social media itwaye ubuzima bw'umuntu. Umwana bita Umukaritasi yakoze Twitter arapfa, umunyarwanda yaratuye Irebero. Umukaritasi yarapfuye, account iri hari hafi kugira 100,000, hafi 100,000. Twitter kugira ngo ugire 100,000 abari benshi. Abantu ingeni y'abatemonyage mujye munyumva, yarabwanutse arapfa. Umukaritasi abantu ba kuri Twitter, Umukaritasi yari umwana wari active, yaraje akajya yandika abantu bakamushengera, go and ask where is him. Harga njya mbona ibigori hano bikaza bikandika social media ni icyuma gifite ubuga abantu babiri kirakurimbura. Narabibabwiye, I'm not gonna tolerate any motherfucker ushobora kuzakoresha icyo cyuba ashaka kukimbagisha. Ikintu nkora ndiyaranja ngasa nk'ukwepye gato, hamwe hari ubugi nkabukwinjizamo nkakubaga, period. So ntabwo abantu babizi. Ejo bundi umunyakenya wari urangije muri Harvard yakoze tweet imwe
Harvard mwambura impamyabumenyi, Kenya imwambura ubwene gihugu. Ubu ngubu ni mayibobo, ameze nk'umuntu utarakandagiye mu ishuri ubuzima bwe bwose yarimo kwiga ku mashuri akomeye nka Harvard. So igihe utaramenya social media rero, social media nicyo kintu iyo igiye kugwana doesn't care kuri injiji. Social media ni itegeko ubwaryo. Mu gihe n'umurebe inshuro na hostinze umuvugizi wa RIB, ibi ngibi ndi kubabwira yarabivuze. So ibi biboro, iyi platform rero, people reka babwire ngo murakaza neza mwisi itagira impuhwe, murakaza neza mwisi izaguhinduka umunsi umwe mu gitondo ukicuza impamvu wafashe telefone ugafungura iki platform cyangwa ukajya kuri internet. Ubundi aba bazungu ntabwo bajya baduhisha, nuvuga ngo internet, enter in the net. Uza abantu baroba amafi, urabona ko rwa rucundura bamaze gufata, mwamaze kwinjira muri net. Ntabwo bishoboka kugira ngo yivemo umurobyi watarafata itegeko ryo kukuvanamo. You are finished motherfuckers. Niba waraje kuri internet ukabubyuka mu gitondo ara mucakara wa telefone yawe wubitse umutwe muri telefone mukarinda bwira, wamaze kuba imbohe, uri nka Godfather. Uri nka Godfather, wamaze kumucakara. Mwese ubu nabaha examen, reka nze mbahereze examen. Fata iminsi 2 telefone yawe uyijimije, ubitegure, ugende ufate telefone yawe, ushake gahunda wari ufite zo muri iyo minsi 2, uze nkuzirangiza uzishyira iruhande. Numara kuzishyira iruhande, uvugane n'abantu bawe ba hafi, ubabwire ngo ntabwo ndibuze kwa ndi kuri telefone iminsi 2. Hanyuma telefone yawe izimye iminsi 2. Uraza umbwira ukuntu uri buze kuba umeze, nibwo uri buze kumenya ko wabaye imbata. Nubishobora ukabikora, nyuma y'iminsi 2 uzafungure telefone yawe, uzanguhere uze hano. Uze hano nzaguhereza 1,100. Ntabwo wabishobora. Unabikoze waba sinzi niwe kuva uri isi mwamaze kugeramo. Urabyuka mu gitondo mbere yuko usenga, ikintu cya mbere ufata ni telefone yawe. Numara iminsi 2 telefone yawe wayifunze, ukumva ubuzima burakomeje, buri normal, ukumva ubuzima burakomeje. Sha uzaza hano bafite amatsiko, nsobanurira kandi umbwiza ukuri. Kamaze muri video gato ngaho cyimbaza. Iyo muri kuganira n'Imana, kwako niba ngo Imana iramwe ikuvugisha mu Kinyarwanda, yivugisha mu Cyongereza. wowe kuvugisha mu Cyongereza ivuga nkande. Ijwi ry'Imana rimeze nk'iryande, nyine mugira ijwi rye, ijwi ni rigabo, ni rigore, nyine ivuga ijwi rye ryo ni ry'umugabo. Reka dufite amatsiko, ubuzima reka twasinga inyuma. Ijwi ry'Imana bari ry'umugabo. Iyo class yo kumva ijwi ry'Imana ngiyo ndayishyuza, iyo ndi kuyigisha. Oya, umva pasa twumvikane. Nsobanurira mwigisha. Ijwi ry'Imana Imana ni umugabo. Imana ifite ijwi rimeze urugero birabijo abanza nkandeho bijo nkandira ku mukozi n'abakora mu mukandeho umunkandireho nukuri. Nyamara ngiye n'ibibazo nyabaza muye muhera cyo kwa ni kimara, ariko bari kubaza ibibazo ni seriye. Hango Imana irambwiye ijwi rye rimeze nk'irya ndahita mvuga, rigeze nk'irya Kenisi mu mukandeho. Ugiye kugurisha ijwi ry'Imana se mumbwire, rimeze nk'irya Kabano. Imana ivuga nka poete. Ariko uko Imana tugeneye kumenya amakuru nese Imana uziko noneho nabonye reka bikubwiye ko nabonye cya kigabo cy'igisikama bita Ntuza Joshua wa Imana irambuye ejo. Areka kaka Imana irambuye uyakorera indege nawe banganyagande, uri kwiba abantu. Arumva? So mbwira Imana iyo muri kuvugana nayo irabanza kwamagana ati akima kiri mu muhungu wanjye, nyine nsobanurira. Oya hari mu buryo buri 3 prophetic, sibyo? Abantu babona vision. Reka nyine gusobanurira nyine aho ngaho ntabyo uzi, reka mbikubwira. Nakaga amatwi. Ijwi ry'Imana riri mu buryo butandukanye, ushaka kuryuma muri form yo mu mama, muri form
muri form y'umuntu ukunda, muri form yuko ishatse kukwihishurira, kwihishura uburyo butandukanye. So uburyo inyihishurira bitandukanye n'ubwo yakwihishurira. Ishaka kukwihishura by the dream, cyangwa ukaba wumva ijwi mu mutima wawe. Hari undi ushaka kwihishurirwa mu buryo buri visionnaire, akagenda agahura na marayika nk'uko Yesu akimara kuzuka yagendanye na Mariya bataramumenya. Urabibona, bataramumenya, barimo kumushakisha kandi yari kumwe nawe. Toma aravuga ati ngo niba Yesu yabatanze ahangaha nabyemera mbibonye nanjye yagarutse. So bivuga ngo ifite ubuntu bwinshi bwo kwishura. Abandi yishura mu ijambo ry'Imana, hari abandi bumva presence itandukanye. So ni mu buryo butandukanye buhari, kandi Imana ifite ukuntu ivugana n'abantu bayo mu buryo butandukanye. Nkanjye ko inyishurira oya ntabwo nabivuga. Ngo iki ndoze ko wisubiye ariko nasubije according the Bible. According the Bible ifite uburyo bwinshi yishurira, kandi ifite uburyo bwinshi ivuga, kuko igira inzira zirenga igihumbi. Mu nzira zirenga igihumbi ifite ukuntu buri wese imugarura kuri yo, ivugana nawe, iganira nawe. That's why we have the Holy Spirit. So Imana ikagenda ikora ubuzima bwa buri muntu. Njye mvugisha mu Cyongereza kuko nasanze bavuga ikirimi cyanjye itanashaka kucyumva, ikamvugisha mu Cyongereza n'ikinyarwanda. bari kuvugisha mu Cyongereza Usemvugisha no mu n'ikinyarwanda ubu ngubu. ese ikuvugisha no mu Kinyarwanda? Bapfuye wowe iki Imvugisha no mu Kinyarwanda. Pastor, inzozi z'ikinyarwanda ndazikeye. Pastor, ibyo ntabwo ari byo. Inzozi z'ikinyarwanda. Inzozi z'ikinyarwanda, ijwi ry'ikinyarwanda. Impamo ya Mungu. Pastor, iby'ikinyarwanda twe tubiretse, ariko nyine buriya mba mbaye ikizongereza. Areba abantu rero muri komantere bati ngo ariko ye bene data, ibaze none Imana iyo ndi cooperating Imana mu Banelande, urumva Imana iza kunganiriza mu Kinyarwanda, ariko mwaje musha muri sans. Imana nibinyoreje mu baflama, ngomba kuvuga flama, ngomba kubabwiriza muri Fland, kubera ko turi mu cyumweru cya Pentecote. Reka mbe serious, turi mu cyumweru cya Pentecote, aho abantu bagiye mu cyumba cyo hejuru bakavuga indimi zitamenyekana. Ngo abanyagihugu ukabati ngo se abantu ko bari kuvuga ururimi rwacu barukuye he? The Holy Spirit has a capacity to speak for everybody in the language you understand. Kuba navuga ngo la maka labrado sikete lebrado labradia, Bibiliya mu Bakorino ba mbere igice cya 14 haravuga ngo uvuga mu rurimi rutamenyekana si abantu ababwira Imana, abayiyungura ku giti cye, ariko uvuga ururimi rumenyekana abayungura itorero. Bivuga ngo ko numva umwuka w'Imana mfatiye ahanga ku ipano. Reka mbabwire, Imana ishobora kukuvugisha mu rurimi runaka rutandukanye. Niba ugiye muri Amerika, the people there in America, they speak in English like how I speak in English. So you must need to translate in English. When you came to the French, you say bonjour, ça va bien, il a dit comme ça, et comme ça, les dit pour comme ça, les c'est comme ça. Après ça, Dieu il est dit comme ça ko Imana iri kumwe nawe ikuvugisha any language you understand. Yagera mu Rwanda ikihishurira nk'Abanyarwanda, yagera in Israel karabado kikarat ikavuga ikirimi cici nya Israel. So aho uri Imana izakwihishura mu rurimi wumva. Umuntu uzakubwira ururimi utumva ntago bizagenda kandi bizabaho mu buzima bwawe. So God, Imana ikwihishe mu kirimi wumva. None ahanga ndi cooperatinga in Flandre n'Abafaransa, ndi kuganira n'abantu bavuga Igifaransa na Flandre. Ngomba kumenya izo ndimi, nkiga Flandre, nkiga French, kugira ngo la jour j'ai parlé quelqu'un, j'ai dit Dieu m'a dit je le vois la gloire de Dieu pour ta vie, la gloire ti soutenir ta vie. So nkasanga mvuga icyo Gifaransa. None se uravuga ikirimi kimwe kubera iki?
Imana igomba kutwihishurira mu ndimi zose zishoboka, kuko ni Imana ivuga indimi zitangaje kandi zitandukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So numva ko nababwira ngo Imana izakwihishe mu rurimi wumva, kandi kugira ngo bizagende neza. Kandi ni Imana ifite order, ntabwo yazajya kukuvugisha ibintu bidakwiriye, izakuvugisha ibintu bikwiriye mu gihe gikwiriye, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nimurangiza Imana ibaha umugisha. Wowe urimo kunyumviriza aya masaha, urwaye, uremerewe, ufite agahinda, ndatura umugisha wo gukira, wo gubohorwa, wo kugirwa neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ubwiza bw'Imana bube hejuru yawe, reka ubwiza bw'Imana bube hagati muri wowe, reka ineza y'Imana iganze muri wowe mu izina rya Yesu, kuko Uwiteka niwe mungeri wacu. Dusengerana Lilila Miracle, ubabaye mu mutima biravuga ati ngo ababaye ngo muzabwirane imigani. Ndasenga mu izina rya Yesu, Uwiteka agukomeza umutima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibaha umugisha cyane. Murumva ko culture ziratandukanye. Imbwa iwacu yipfuye turaserebura, ariko i Burayi yipfuye abantu bararira. Murumva ko imico itandukanye kabano? Yego. Kandi tugomba kubahiriza umuco wa buri muntu wese cyane. Ngiye ufite umuturanyi ejo yapishije ipusi n'uyu munsi aracyari kurira, aho mbona ngiye biri fani ariko biramubabaje mu mutima. Bibiliya avuga ati nimugahinyure imitima ibabaye ya bagenzi banyu, mukwiriye gufashanya no gukora.